dusenge twicare kadusenge twiyegereje musuke na pastor Bidagara mwegere Imana ibamugisha tubo aya niyo masaha bamwe baracyari ko baza ariko kandi reka twumve tungana senge kubera ko twoguma mu gisirimbara abakecuru bashaka kumva ijambo turatarama nyuma kidada ariko duhonja gusa iyo ni imposho ntituragura sinzi Bwana sifiwe Amen. Mwitonde Amen Amen. Kasabe abantu bo muri Kanani bicaye mwihute twari twabaye Turisha. mwihute kabisa akanya katamfiraho ejo bundi bakanyima gatute ngo sinzi guhagarikira abantu ba Kanani bicare kuko twaje duherekeza umuvugo butumwa kandi Reka twicara. kandi Twicara. itonde buriya hari akantu mazemo iminsi kamba mu mutwe pastor hari akantu kamazemo iminsi mu mutwe buriya gusirimba ufashe mikoro udafite ijwi ryo kuvuga ngo hariya baba bafata warangiza ugatereramo ijwi itari nkayo bariya biza bisona nabi iyo ni akantu nashaka gukosora none dushaka abantu ba Kanani kesi urabizi ko ngukunda maze muzina hanga twegereza umuvuga butumwa pase ngwino nimara kida turanga guki iminota 5 nimara Hallelujah. Hallelujah.
iki kiguteye kuririmba ugaturagara utera hejuru umuntu uvuye ibwami kugabana benshi bari basa bati mbese ni wowe burya nabyo bakuziho turabyemeza nyabuneka tubwire nindugukozeho maze guhindurira ubuzima ko tuzi ko utuye i Lodebari mbese bujyanaho haba indirimbo kimubona ufite uyu munsi ubikura he tubwire amakuru ko tuzi ko utuye i Lodebari aho mbese bujyanaho haba indirimbo ibyishimo mbona ufite uyu munsi ubikura he tubwire amahoro nahuye n'umugabo w'ibihe Yesu avuga Bwana sifiwe sana. Egeranya umukunga macha kandi mukinguruke uducurangire hakurya waducurangiye ku cyumweru mu gitondo na nimugoroba karashobora kuba kano ariko gakunga kanyuma hari ibintu nawe uri mu kubika tituzi igihe usigaje ku isi uzubisohora utazabijana ukabugiza ingorane ariko simvuze ko waje gupfa abantu ubu nyine ukuntu musigaye mutinya urupfu ariko rurahara ayo makuru nayo muyagira Bwana sifiwe tugiye gusirimba twakira amateraniro nka baririmbyi mwe Imana bamugisha mwikomera amasha umuntu wawumva nta kamurare k'igisirimba intebe zirahari wicare ugubwe neza tukwakire umuntu useta amaguru hano tukamushukana ntagirike muri mukona Christophe hano mu minota 2 yako kantu niba ari mikrofone yashize amapire iyo mikrofone yashize amapire muyizimye muzana amapire muyishiremo turanga amaca turanga twakira amateraniro hanze usenge eka asenge ngo arafashwe senga iminota umwe mikeya igisimba cyose cyaje kigeze mu maboko kigeze mu matwi kigeze mu nda ariko kandi reka dusenge twiyegereze Imana muri ano materaniro Imana tutayihamagaye ngo ibane natwe ibyo byokora twose tukabikora byose tutari kumwe na Yesu n'iby'imfabusa ugerageze guhamagara Imana uyikuyakuye numara kuyikuyakuya kugira ngo nayo ikwegere hakika ya Mungu ikintu cyose tugomba kuza tugikora tugishizemo imbaraga n'umwete bariya bavandimwe baba hariya hanze bazaje gukora ikintu bakagishiramo imbaraga n'umwete mwinshi ariko twe twitiriwe abana b'Imana tuba mu nzu y'Imana mukaza musanga ko turabikora biguru ntege tugenda dusa nkaho twaducumbagira ko dumva muri ano materaniro je kuko tatika kasila oro de fasime payone de fasime umuntu uri mu kugenda afite ubwoba turavuze ngo mu izina rya Yesu ubwoba bukuvemo hakika ya Mungu ndumva Imana iri kwivuga mu buzima bwaje curanga papa curanga kandi niba ari umuntu ufite akaririmba amasegonda mureke dusirimbe uru babaje n'igikombe gisharira umusaraba
rutangijije urupfu rubabaje n'igikombe gisharira umusaraba w'isoni ibyo nibyo rutangijije Yesu tigeze amenye icyaha yabaye ishusho y'icyaha yazahanye mu nyanja wagomeye Imana babw'imbabazi Yesu tigeze amenye icyaha yabaye ishusho y'icyaha Yesu tige zameni icyaha yabaye ishusho y'icyaha ye munyabyaha wagomeye Imana babw'imbabazi Yesu we shimwa ko wankijije Yesu we shimwa ko wankijije Yesu we nshuti yanjye ushimwe we wampinduye umwana w'isezerano Yesu we nshuti yanjye ushimwe we wampinduye umwana w'isezerano Yesu we nshuti yanjye ushimwe we wampinduye umwana w'isezerano Yesu we nshuti yanjye ushimwe we wampinduye umwana w'isezerano hari indi zina ryadukiza ibyaha hari indi zina munsi y'ijuru ntaryo twabona Yesu we nshuti yanjye ushimwe we wampinduye umwana w'isezerano Yesu we nshuti yanjye ushimwe we wampinduye umwana w'isezerano Yesu we nshuti yanjye ushimwe we wampinduye umwana w'isezerano Uraduhetse
muzamure ibiganza ariko turahumiwe n'ukuri kw'Imana. Aba bantu musigaye hano Yesu ashimwe cyane. Amen. Macha aho wari ugeze twakira abashitsi iminota itarenze 5 nuko tuvuganye n'umuhagarikizi. Ayaye umuntu wose aba haleluya reke twakira abashitsi muri aka gakunga iminota 5. Haleluya ni gufata turareba inyuma y'abavuga butumwa. Muzamura ibiganza turebe. Haleluya! Twongere tuzamura ibiganza. Uyu mugoroba Yesu ashimwe cyane. Uyu mugoroba uhure n'imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Imana igira ikintu kimwe iremerereye kigize igihe kikugoye mu izina rya Yesu. Umugoroba igitangaza ku buzima bwawe. Curanga amaca nituzatwiruka tugiye bano bantu bari hano tiyagira umuntu usigara hano hasigara iyo sabure gusa n'idafite amaguru n'amacara. Umuntu wiyemeza kuza hano amenye ko yemeje kuza mu kazi bene akangaka gakomeye tugiye gukora iminota 5. Curanga wamugerageze twari tugeze kandi ako kantu wawe ujwigiriza tukareke